Bibiliya igitabo cyiza naragusomye ndasobanukirwa, mbonamo byinshi byamfasha mu rugendo rugana kwa Data mu ijuru. Ndabashuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu. Nitwa Bella, mfite imyaka 8, niga mu mwaka wa 4 w'amashuri abanza. Umusomyi w'amasomo ya Bibiliya mu bakobwa b'Abadivantisiti. Ikivugo cyanjye ni Bibiliya. Somo ngiye kubabwira uyu munsi riboneka mu Itangiriro igice cya 25 umurongo wa 19. Umutwe waho uravuga ngo kuvuka kwa Esawu na Yakobo. Isaka ni umwana wa Aburahamu. Ubwo Isaka yari amaze imyaka 40 avutse, ashakana na Rebeka. Isaka yingingira Rebeka Uwiteka ngo amuhe urubyaro kuko Rebeka yari ingumba. Uwiteka yumva gusenga kwa Isaka maze iha Rebeka gutwita. Ubwo Rebeka yari atwite yumva abana bakina mu nda, ajya kubaza Uwiteka ibyo ari byo. Uwiteka aramubwira ati, mu nda yawe harimo amahanga 2, amoko 2 azatandukana akiva mu mara yawe. Ishyanga rimwe rizarushya irindi gukomera, umukuru azaba umugaragu w'umuto. Nuko Rebeka igihe cyo kubyara kigeze, abyara impanga. Umukuru avuka ari urutuku, afite ubwoya umubiri wose, bamwita Esawu. Umutonya avuka afashe agatsitsino ka mukuru we, maze bamwita Yakobo. Nuko abana barakura, Esawu aba umuhigi, naho Yakobo yigumira mu mahema kuko yari umunyamahane make. Isaka yakundaga Esawu cyane kuko yajyaga ajya ku muhigo, naho Rebeka agakunda Yakobo cyane kuko bagumanaga mu mahema akamufasha imirimo. Ukeye Yakobo ateka ibishyimbo, maze Esawu arinjira avuye guhiga akoza, maze abwira Yakobo ati, makuri ibyo bitukura utetse. Yakobo aramusubiza ati, keretse nitugura ubutware. Esawu aramubwira ati, ubundi se ko ngiye gupfa, ubwo butware bumariye iki? Yakobo aramubwira ati, ndahirira uyu munsi. Esawu aramurahirira. Nuko Yakobo amuha umutsima n'ibishyimbo, ararya aranywa, arahaguruka aragenda. Uko niko yasuzuguye ubutware bwe. Isaka ahamagara umuhungu w'ifura ye Esawu, aramubwira ati, mwana wanjye dore ndashaje, genda unshakire umuhigo unzanire, untekere inyama ziryoshye nk'izo nkunda kurya, maze uze nkuhe umugisha. Nuko Esawu akigenda, Rebeka yarabumvaga, abwira umuhungu wiwe Yakobo, aramubwira ati, mwana wanjye genda mu mukumbi w'ihene ukuremo abana 2 b'ihene, maze ubazane mbagutekere, ubashyire Isaka, maze aguhe umugisha. Yakobo aramubwira ati, Esawu se ko afite ubwoya umubiri wose, njye nkaba ntabwo mfite, ntibari bumuvuma mu mwanya wo kumumugisha? Rebeka aramubwira ati, mu mwanya w'umuvumo aba ari njye ujyaho. Nuko Rebeka amutekera inyama ziryoshye nk'izo Isaka akunda kurya, maze ambika uruhu rw'ihene yakuyeho, amwambika n'imyambaro ya Esawu. Ubwo Isaka yari amaze kumuha umugisha, Esawu aba arahageze, ateka inyama ziryoshye nk'izo akunda kurya, maze arazimushyira. Asanga umugisha bawutanze. Isaka ahinda umushyitsi, aramubwira ati, umugisha warangiye. Nuko Esawu agira urwango rwinshi kuri Yakobo, ashaka kumwica, ariko Rebeka yarabyumvaga, abwira Yakobo ko nagende kwa Labani musaza wa Rebeka kuko Esawu ashaka kumwica. Isaka arongera mu mugisha, aramubwira ati, ntuzarongore umunyakananikazi, ahubwo genda kwa Betuweli, aba ariho uzajya gusabayo umugeni. Ubwo yari agiyeyo, yahageje bwije, maze afata ibuye araryisegura,
araryama arasinzira. Ubwo yarotaga urwego rushinze ruva hasi rugera mu ijuru, abamarayika barumanukiraho banaruzamukiraho. Imana iramubwira ati, ndi kumwe nawe, aho uzajya hose tuzajyana. Iki gihugu urimo ndakiguhaye wowe n'urubyaro rwawe. Yakobo akangutse aravuga ngo, ni ukuri ndi kumwe n'Uwiteka, aha hantu hari inzu y'Imana, nzahubaka inzu y'Uwiteka kuko nzajya njya gusenga, sinzabura gutanga icya-10. Iki gitekerezo ni kinini simbashije kukirangiza, nzagaruka mbacishirizeho n'icya kabiri. Ugire amahoro y'Imana. azaduhembera ibyo twakoze byose, maze tunezere